Bahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi cy'umusingi w'ubuzima. Nitwa Olive. Uyu munsi ngiye kukubwira uburyo ushobora gukora ji y'inyanya. Nta nubwo ukeneye ibintu byinshi cyane ku buryo ushobora kugira impungenge y'uko igihe icyo ari cyo cyose ushatse gukora ino ji byakugora, kuko ukeneye ibintu bitatu by'ibanze. Icya mbere ukeneye inyanya zeze neza kandi zihiye. Icya kabiri ukeneye amazi. Icya gatatu ni indimu gusa yonyine ukenera kugira ngo ubashe gukora ji y'inyanya. Nyaboneka umva, iyi ji ni ingenzi cyane, ni nziza, iraryoha. By'umwihariko dusanzwe tuzi yuko inyanya zikize kuri vitamine C, vitamine A, lycopene ndetse na potassium n'izindi ntungamubiri nyinshi zifasha uruhu ndetse zunganira ndetse zigatanga n'ubudahangarwa bw'umubiri n'ubuzima bw'umutima muri rusange. Reka twihute cyane mbabwire uburyo ushobora gukora ino ji y'urunyanya cyangwa se uno mutobe w'urunyanya. Biroroshye cyane. Ikintu cya mbere ukora, urabanza ukoza neza inyanya, wamara kuzoza ukazishyira mu mazi ashyushye kugira ngo bize kukorohera gukuraho ka gashishwa k'inyuma ku runyanya. Hari n'abahitamo kuzicanira kugira ngo ka gashishwa k'inyuma korohe vuba byihute. Iyo umaze kuzikura muri ayo mazi ashyushye uzishyira ku ruhande mu mazi akonje kugira ngo bitaza kugutwika uri gukuraho ka gashishwa k'inyuma, ubundi ukagakuraho neza witonze. Hari n'abahitamo kutagakuraho, ariko njyewe mpitamo kugakuramo kugira ngo ji yanjye ize kunyorohera no kuyikora ndetse no kuza isa neza cyane. Iyo umaze kugakuraho ufata za nyanya ukazishyira muri blender kugira ngo uze kuziblendinga zorohe cyane zibe ikinombe cyiza gifashe. Iyo uzishyize muri blender usukamo amazi, igikombe kimwe cy'amazi ku bantu bakoresheje byibuze inyanya 5, warangiza ukaziblendinga neza cyane ku buryo ubona yuko byabaye ikintu kimeze nk'igikoma. Iyo umaze kuziblendinga uzishyira ku ruhande, ubundi ugafata akayunguruzo ugakamura cya gikatsi cyawe kimeze nk'igikoma. Warangiza wa mutobe ukuyemo, umva uba wabaye umutobe mwiza cyane, uba ari umutobe usa neza. Ufata indimu cyangwa se ubuki kuba bufite, ubundi ugakamuriramo, ubundi ugatereka. Ku bafite firigo noneho muri iki gihe cy'izuba uyitereka iyi ji yawe muri firigo, ukaza kuyinywa igihe wumva hashyushye, wumva utameze neza. Umva uyu mutobe uba uryoshye, uba usa neza, ni umutobe woroshye kuwukora. Ushobora kwakiriza abashyitsi, ushobora kuwuhereza umwana igihe ashaka ikintu cyo kunywa. Umva ndakubwiza ukuri, uyu mutobe ni mwiza, noneho kandi biranoroshye no kuwukora. Nawe bigerageze ukore uyu mutobe, ndabizi uzanshimira nyuma ko ni umutobe uryoha. Abantu benshi tuzi inyanya gusa kuzirya ari mbisi, kuzishyira mu biryo, kuzikoresha muri salade, ariko uyu mutobe w'inyanya ndakubwiza ukuri uraryoha kandi ukize ku ntungamubiri nyinshi kandi zikora vuba. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri kiganiro, ari nako nkurarikira gukora subscribe ndetse usangize n'iki kiganiro abandi kugira ngo twese dukomeze kungurana ubumenyi ndetse no gufata neza ubuzima bwacu. Ndagushimiye cyane, muba amahoro.